nta kibazo ni ubuzima busanzwe. ubuzima buntera ibibazo ariko sinshaka gucika intege amaso. Ndabyumva nibyoroshye kubimbwira nacyo ndi bubikoreho, ariko rimwe na rimwe kuvuga ikibazo bigabanya uburemere bwacyo. Mama ararwaye cyane kandi nta mafaranga dufite yo kugura imiti. Byacanze. akankunda uko ndi niyo isi yatira urubanza, niyo inshuti zose zagenda nzategereza uwo mutima utarangura kubera ifeza. Mwaba mubonye Adrian? Nta makuru ye mufite? Mu rugo bahangayitse cyane, ngwino ujye kubareba. Business ndazikurikirana, njye icyo naje gushaka ni urukundo. Genda ubabwire ubahe uru rwandiko. Ariera, mugomba kugura imiti vuba kuko nitinda mama wawe ari bupfe. Amaso yose azatungurwa abansuzuguye bazamenya. Mana noneho ndakora iki koko? Ariera ngomba kumufasha, ahubwo ndamufasha gute? Eric, Ariera ari mu bibazo kandi ngomba kumufasha. Fasha Eric, genda uyishyurire mama Ariera kwa muganga, ariko nihagira umuntu ubimenya. Ariella, uri umunyamahirwe. Hari umuntu wishyuye amafaranga yose yo kuvura mama wawe. Iki gitangaza ninde wagikoze koko? Uri umunyamugisha, jya usenga cyane. Uyu muntu Imana yakoresheje imuhe n'umugisha ni ukuri, kandi ngomba kumumenya nkamushimira. Ndifuza kubona wishimye iteka, Ariella. Adrian, ugomba kugaruka. Nimumubona uyu muntu, nzabaha andi mafaranga. Uyu muntu, nzabaha andi mafaranga. Adrian, ndagushimiye ko byibuza tuganira. Ukamumuriza ni ukuri. Ukamumuriza ni ukuri. Imana iguha umugisha, Ariella. ubuzima buntera ibibazo. Ariella, ko ndi kumukunda cyane, mbimubwire cyangwa mbendetse? Ni ukubera icyo unyitaho cyane, umuntu nkanjye usabiriza ku muhanda. Ubu umeze neza. Umugira neza watwishyuriye amafaranga kwa muganga. Kuri company ndabona bimeze neza. Ariko Eric, Ariella ndi kumukunda buri munsi. Ahubwo ndumva urukundo ruri bukwice. utarangura kubera ifeza. Hari useka hisha impimba ntamutumenye ibyo undi yahetse. Keretse umutima wegereye niba ukunda
ukuboko nigienda kintu mfite umunsi ukuri kuzamenyekana amaso yose azatungurwa abansuzuguye bazamenya ko mutima urusha zahabu agaciro urukundo rukuri ndirugurwa ndirugurishwa n'ifaranga rutubakira ejo hazaza nubwo inzira iba ndende urukuri n'impano y'agaciro rukiza imitima yavunitse rugasubiza ibyiringiro urukuri ni rwo nsinzi y'urukundo niyo ubuzima bukomera urukuri ruzatsinda iteka niba unkunde ngiri hasi nanjye nzagukunda n'igihe isi yose yadutera umugongo urukuri ruzahora rutsinda